Reka tunyarukire rero mu karere ka Rubavu, aho abasirikare ba FARDC bibye inka 8 mu karere ka Rubavu. Abasirikare bakekwa ko ari aba FARDC bibye inka 8 mu karere ka Rubavu mu murenge wa Cyanzarwe mu ijoro ryo ku itariki 16 Ugushyingo 2024. Ibi byabereye mu gikumba giherereye mu kagari ka Busigari mu mudugudu wa Kanembwe, nk'uko Alphonse Gakuru wibwe izi nka yabitangarije ikinyamakuru. Icyo gikumba cy'inka cya Gakuru giherereye mu kilometero 1.5 uvuye ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi nka zari za Alphonse, hakaba kandi harimo iz'umuvandimwe we ndetse n'iz'umuturanyi wabo. Gakuba Alphonse yatangaje ko aba basirikare baje mu gikumba aho yari yororeye bavuga ururimi rw'Iringara. Urumva ko nyine byumvikanaga ko ari abo muri Kongo. Ngo akibakubita amaso, icyo yahise akora yahise akizwa n'amaguru. Kandi koko nta kundi wabigenza, nawe ari wowe ubwawe ni ugukurawemo akawe karenge, cyane ko bari abantu nta rukundo badufitiye na rukeya. Alphonse rero yakomeje avuga ko baje bambaye imyenda ya gisirikare iriho ibirango bya FARDC, bakaba rero babibye inka 8 ariko bafatanyije na Rwanda Defense Force cyangwa RDF. Muri icyo gitondo bahise babona inka 2 niyayo bisa nkaho zananiwe kugenda kuko zabaga mu kibuga bakazisiga. Urumva bashobora kuba batwaye 6 ariko 2 muri zo zikabananira, bakabona bari guta umwanya bakazisiga, niyo mpamvu babashe kuboza 2. Aya makuru kandi yemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper, akaba yatangaje ko inka z'abaturage zari ziherereye mu gishanga kiri hafi y'umupaka uhuza ibihugu byombi zibwe zikajyana muri Kongo. Ni mu gihe bizwi yuko abantu bo muri Kongo bakunda kaboga cyane. Urumva yuko bafunze umwuka baza kwiyahura mu Rwanda kuhiba inka, nubwo atari ku nshuro ya mbere. Yakomeje avuga ko kandi inka z'abaturage zari ziherereye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kibaya, ziratwarwa zerekezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi bahise bakorana inama n'abaturage ngo bongere babibutse kutegereza inka zabo umupaka. Akomeza avuga ko iperereza rigikomeje ngo bamenye ko nta burangare abaturage babigizemo. Mu gihe kandi ku ngingo yo gushumbusha abaturage avuga ko ari ingingo ishingira ku bushobozi bw'abaturage. Yanaboneyeho gusaba abaturage gukaza amarondo kuko hari ubwo bishoboka ko baripanze nabi, ibyo afata nk'amarondo y'umurimbo atagize ikintu amariye abaturage. Yakomeje avuga ko kandi abaturage bamenye ko igihugu baturanye kirimo intambara kandi ko kirimo abantu batatwifuriza ibyiza, bakaze amarondo kuko bashobora kubaca mu rihumye bakabatwara n'izindi cyangwa se bakabagirira nabi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yatangaje ko abibwe inka z'abaturage, aho amakuru bari bafite avuga ko bazambukije mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakaba bagikora iperereza ngo bamenye uko byagenze mu buryo bwimbitse. Ikibaya cya Kongo gihana imbibi n'u Rwanda kirimo ingabo za Kongo zivanze na FDLR cyangwa se hamwe na Wazalendo, ariko kubera imibereho mibi bakunze kwambuka kwiba ibihingwa n'amatungo y'abaturage bo mu Rwanda, kuko atari ku nshuro ya mbere. Ni mu gihe kandi ku itariki ya 16 z'ukwa mbere uyu mwaka
abasirikare batatu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenze umupaka baza mu Rwanda, babiri muri bo baje gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihe mugenzi wabo wari ufite imbunda yarashwe agapfa ubwo yageragezaga kurwana cyangwa se guhangana n'inzego zishinzwe umutekano akoresheje imbunda. Ibyo byabaye mu rukerera rwo kwa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo aba basirikare bagaragaraga mu kagari ka Byahi wo mu murenge wa Rubavu. Aba basirikare kandi bari mu muhanda wa kaburimbo ku matara bahagarikwa n'irondo birangira birukanse hanyuma baratatana. Nyuma rero yo gutatana babiri baje gufatwa n'inzego z'umutekano, umwe afatirwa mu mudugudu wa Rurembo mu kagari ka Byahi, undi mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko. Hanyuma mugenzi wabo wari ufite imbunda yarasiwe mu mudugudu wa Gafuko, yego mu mudugudu wa Gafuko mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu ubwo yageragezaga kurwanya inzego z'umutekano. Amakuru aturuka aho bafatiwe nuko byagaragaraga ko bari basinze kuko baza wabonaga bitwara nk'abari mu gihugu cyabo kandi bakagenda ntacyo bikanga, kugeza ubwo ntacyo inzego z'ubuyobozi zatangaje ku byabaye. Icyo gihe nabwo mu masaha y'ijoro mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Rusura umudugudu wa Gabiro, nabwo abasirikare ba FARDC bari bibye inka 5 z'umuturage witwa Ntamuhanga Venuste. Ngira ngo murumva yuko abasirikare ba Kongo si inshuro ya mbere si inshuro ya kabiri baza mu Rwanda, kuko hari n'abigize kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu murenge wa Busasamana, hanyuma igisirikare cyacu gihora kiryamiye amajanja gihita kibafata mpiri. Ni nyuma rero yaho abasirikare ba Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo muri rusange idacana uwaka, bitewe nuko ingabo za Kongo cyangwa se perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ndetse kuva ubwo u Rwanda rukaba rudacana uwaka, ndetse ubwiyunge ku mpande zombi bukaba nta musaruro buratanga. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yakomeje ihakana yuko nta ruhare ifite mu gufasha umutwe wa M23, kandi ko leta ya Kongo igomba kumenya gukemura ibibazo birebana na leta yabo bakareka kubigereka ku Rwanda. Nuko rero bimeze. Abasirikare ba Kongo bajya bagira batya bakavuga bati tugiye kuburara, reka tunyarukire mu Rwanda turebe ukuntu twahakura akaboga ko kurya, inzara itumereye nabi. Ubwo rero abaturage twizere yuko nyuma y'ibi bimaze kuba inshuro zirenga 3 hari ikigiye gukorwa bafatanyije n'inzego z'umutekano kugira ngo ibi bitazongera kuba, kuko ni igihombo gikomeye cyane. Inka 8 bantu banjye, inka 8 inshuti zanjye, ni inka nyinshi kandi umuntu uzifite igihe aba zifite asa nkaho arizo yishingikirijeho, urumva yuko ari ibintu biba bitoroshye. Reka rero ngewe mbashimire, reka mbifurize ibyiza, reka mbifurize guhaha mukaronka, kandi mukomeze guharanira icyabateza imbere. Niba wifuza ko wajya ubona video nakoze nshyashya y'amakuru yasohotse kandi yasohokeye igihe, icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe, kuri notification kukazogera, kugira ngo video yasohotse nawe uyibone mu ba mbere, uyimenyere inkuru ziba ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zasohotse mu minota mike cyane. Mwakoze cyane, ciao ciao.